urwo rupapuro ukuye hehe kuri kw'Imana reka nkubwire nawe byakubaho dore amafaranga cyahise ni inote nkaba umwana nako nkaba umugabo mbega amafaranga shaho mbega amafaranga antwaye kuri iki cyuma mbega ibagi ihenze izi bagi ni iz'abayobozi umuntu yingurishije yari yahumye yabonaga ndi umuminisitiri cyakoze nitujya tugendana azajya avuga ati uyu mugabo wanjye azi guhaha mbega ibage aze mpamagara umugore mubwira se duhure abone koko ereke impano namuzaniye ereke ko umwaka mushya agiye kugendamo cya cyombo kirihe cya cyombo iki cyombo muhamagare wa muzungu yayifunga agatera ni gutya niko yambwiye yayifunga tudushume ngo baradufata tukegera hejuru umuntu akagenda atayikozaho ako umugore kanze cyakoze uyu munsi araseka nadaseka ndamenya ko ibitwenge byashije birangiranye n'umwaka umugore nanditseho madamu yego sheri uri hemwa uri mu byombo bya buri kanya w'ibyo byombo ntibirangira waje tugahurira ku irembo nkakwereka impano nakuzaniye ubaye umugore w'umusirimu dore ibyo wigize byose simbuka ukinga simbuka duhure ko nta bajura biba mu minsi mikuru se tebuka duhure mwa tebuka naje banguka ariko dore harimo n'ibigari bangukaye ni weho warumbwiye ni weho ni njyewe wabaga hemwa naragiye mu mujyi agiye mu mujyi kugura akantu ko turi mu minsi mikuru ariko agiye gushakira umugore akantu ngo azasirimo iminsi mikuru igenda itese mikuru ntawe uzi ejo bundi kwa kangahe ntawe uzi ko umunsi mukuru uzaba wageze kangahe mwana kubera mu mujyi twe ibintu byose tunari ahora ari iminsi mikuru nejo ndibutse nejo n'umunsi mukuru nanjye nurakoma mvuye kumuzanira akantu umunsi mukuru nyine ugenda twebwe rega hano kwa boss umunsi mikuru kwa boss bura n'ubururu wese nuko amazi no muri no misi yanagiye ariko nyine ngenda nkajya gushaka amazi hirya no hino nyine kute nuko amazi yabuze muri iki gihe nurano ko mufite ijerekani mvuye kuvoma bura rero iyo mpamvu nge ntabwo ibintu bibyibuka kwa boss none boss ni n'umudivantiste kugira ngo azibuke ibintu ngo by'imisi mikuru ngo ibiki n'ibiki umunsi mukuru kuri hari ni ku isabato ni ku isabato cyangwa muri wenda mabuje niwe tuye dupfa kuganira nagusha mu minsi mikuru mu Rwanda ariko menya tutayiziza kimwe ejo ni Noheli ntabyo uzi ni Noheli aha uko zasunyibutse ibuye none ko ari Noheli tujye gusenga rero tuzajyane ko ari Noheli ndabyemera ni Noheli none niba ari Noheli tuganire nk'abantu b'abagabo amafaranga undi murayibuka amafaranga oya wigenda tuza amafaranga undi mo urayibuka yagiye nkubamo amafaranga utanyinisha yagendeye baracyarihe koko se telefone ye iracyari kuriya muhungu telefone ye ntigibaho na rimwe bana yanjye muhamagara bari kubona biragenda bite koko bana yanjye amafaranga yanjye ndimo 2,100 ntabwo yazi 2,100 niyo yateje ikibazo uwo warambwiye ngo ujye kujya mu mujyi ni nkuguriza itike ndanye ngo kubita inoti 2,200 wari itike wari ugiye mu mujyi urangije umbwira kuri bugaruka hashizemo iminsi 3 amafaranga yabonetse iminsi 3 ndayitegereza ndakubura no ameza ngahe harashize ibintu ni bibiri rero waramperanye twumvikane mu mujyi wameranye sha amafaranga yabonetse twumvikane mu mujyi wameranye kabanye ibintu by'imitatu mando ibintu ni bibiri meza amafaranga yanjye cyangwa twigire babiri amafaranga imbara bishaka reka nze ngo yereze cyane
Yavana igendere nanjye mbura ukuntu njya nzizaza kwizihiza umunsi mukuru. umugore marete mvuye ko Igira vuba mereza biryanjye n'ijana. Kumaze ko mumubwira nje. Gira vuba. Gahe yabona nyine yambere. Nangarurira sha amafaranga arahari. Faranga yaburiye hiya yose sa amafaranga. Ahubwo urangarurira. Ndigendeye ubwo nta kundi na bindi ndi kuri telefone tuzaza. Atondera ko nyabara neza uri kujya he? Si umugabo. Aya mumfitiye icyizere cyangwa. Ajyanda. Ubuye mu bwawe se ndabuyoboye. Ntabuhemu burimo mbwira. Uhaye me ntyanigende. 500 2 Zana ijana hano. Shashana kuko mwana. Zana ijana hanga kiravuba hano. Ko yamvuye mu minsi mikuru amafaranga reka mva kugura nyine n'imiteto wawe. Mva kamaze mbikana. Girana amasezerano. Nta masezerano ngirana nawe. Amasezerano ushaka? Nta masezerano ngirana. Tujyane mu rugo rero kamubwira. Maze ngubwire ibintu ni bibiri. Nshaka ijana ryanjye cyangwa se ukampereza igikapu. Igikapu naguze 67 nta twitike ntayibariyeho urumva nakigwa ku giceri cy'ijana cyane rwose. Uko bimeze kamaze ngubwire pereza hano. Chayanganisha. Ngubwire genda vuba musenze ntukazongera no kumisha. Tonda genda. Igirayo hoshi genda. Umugore ngwiki. Oya genda wimana umutwe toka. Chayangane koko wenda. Wimana umutwe ngiye kamaze ngubwire nanjye ngomba kujya mu cyaro kujya kwizihiza. Chayangane rwose kuko urakijyanye mwana nta musenze natego nagushika. Kosha urakijyanye. Genda toka musenze. Naragiye kandi ntuzongera no kugisha n'undi munsi ndanakwiyamye kandi. Shamurete kaje kapu cyanjye kuko arakijyanye ku giceri cy'ijana. Ijana nanashakisha anatoragura kuko avuga ngo samugure ndamubwira ngo iki ndamubwira ngo iki ko akurabizi utagatekereza kira inzozi zibaho kanzamuhamagara ndamubwira yuko narotaga ko namuhamagaye ndyamye bikaba byahuriranyemo nuko ari inzozi nagize. Yifate gira uyifate akunda ariko yewe meze tumusheri cyari kuko tudarutse kuvugana mwa sinakubwiye ntago twavuganye ryari narotaga nyibutsa se nimba ari ikintu naba nakubwiye ngo reka we nzanye impano nari ndyamye ubwo ni inzozi narotaga reka narotaga nta nuzana igikapu cyawe Stani anyinishe Stani ni mubaya kabisa ndayitwaye ino baga ye kizanywa nzanywa umuti nahise nzabura umuntu mama amafaranga yanjye naburaga uko bimeze kandi kabisa yakanyinisha Yego se ni gute nkomanga banyingurira mabuja aryanye Bose kiryamye na mabuja ngiye kwita nshashije ukuntu tanoza ibyombo mbere pari ibyombo miteni yaranja fatishe nimbabura mabuja nawe ari kubyuka nyirika icyo ngomba gutunganya bakajya mu gikoni baganye ntacyo kambe nyimatire mu gikoni ubundi bwo Kadogo we mana yanjye abakozi ba muri iyi mitsi Kado Karame nawe ijyana guhamagarira mu bikibo by'ukuri nende gufatisha imbaro telefone yawe ijyana guhamagarira nta soni pasiyo ukazajya usuzugura ndakumva rwose umwuka wacizemo nahereye kare nguhamagara wari uri mu bikibo by'ukuri bomvuye kuvoma amazi telefone yawe iri hehe ijyana hamagarira irimo kwikuraho agasuzuguro ufite do kangeza aha ngiye guhangana nawe kabisa njyewe telefone ngisizemo hano mu gikoni ubundi sijye wacaniye dore kwasi ubundi ubwo wawigiriye iki telefone njye telefone uva mu gitondo uri gucana imbabura wari uri hehe ihangane amazi yabuze igihe wajya kuvoma imbabaruro nyumve twagize dusanga hari ihangane hari ibintu ntajya numva ihangane n'ukuri ihangane ngezeyo ngeze ku mugezi nsanga ari abavomyi benshi cyane ndiyaranje ndaparangana ibishashi wagiye ushaka inkwi ucanisha
none se ko Ibintu burimo ni zankwe iki? mwaguze ejo bundi zarashize. kuki utavuga ko ibintu byashize Nanze kuba hari ibintu haha muri uru rugo nanze kuba hari ikintu ukenera mukibura muri uru rugo nanze kubakangura mukiryanyo. ni rimwe kabiri wirirwa urimo kubwesha ngo uduhamagara wagize akanyabupfura ihangane nukuri ko ibintu bicuhetse ihangane nukuri ibintu bicuhetse ihangane nukuri wazanye umugore rya ariko ndeba uhetse nzamwambira oya kana wigira ikibazo rimwe naraneye n'ibiki ihangane mabusha ibi bintu nibyo wategeye ahubwo se gukisigura akara koko nshaka kumenya ahantu kuri icyo gikapu ko ndeba uhetse mwana araneye warabyaye iki gikapu rero ntibaza impamvu watinze ku mugezi iki gikapu ni cyande kado ntabwo biri bwumvikane ariko mabusha kabaze rero kubwira ni ukuri kw'Imana wihanga ntabwo mutunze urutoki ariko bureka tuzi twumvikana imbwa yo kwa Macyari zitwa Kadogo nanjye unyite Kadogo ubwo uzumva umuturanyi afite imbwa bita Kadogo nanjye kujya mpamagara Kadogo iryo jambo ni wowe uryivugiye ntabwo nkwisibwa Kadogo ariko se tuba twumvikana njye ntabwo ndi Kadogo twumvikane njye ntabwo ndi Kadogo njyewe nitwa Morodekayi nitwa Morodekayi reka nkubwire nta gasuzuguro mbivuganye ariko nkurikije ukuntu urimo kwitwara ni ukuri kw'Imana binteye kukwita Kadogo ni ukuri bise bicaho Morodekayi ni izina rihabwa agaciro ariko uyu munsi wasuzuguye watindanye amazi utuma niba hano nkenyereye ntabwo nguhemba singuhembera igihe babarira nyine ndabyumva ariko nanjye uko sobanurira hano iki gikapu cyo kubyihorera sobanurira uyu mwana yemeye ako mbabasha nagira kakuraka reka nkubwize ukuri rwose mabuja wanjye urabizi ko ndagukunda sinjya nkutwara nabi sinjya nkubwira nabi ndabizi cyane amasani ndayoza nkakoropa inzu ugasanga isima yabaye nk'amakaro nanjye nayo babahana abadayimoni baguteye uyu munsi batuye rwose ihangane mu by'ukuri reka nkubwire fata ino telefone yawe nkubwire rwose sibyo oya tujye twubaha reka mbaze nkubwire ihangane urabizi ko ndakunda ni ukuri uziko nagukunda yego ndabizi cyane na cya boss yo kihe kwiraka uziko nza nkaguhoza ngo penda byumva icyo nicyo nanjye nkubahira akira cara hano nkubwira aho sikubizi ko turi by'ukuri wabaye barira neza barira neza ariko ugabanya amagambo yego ucishe makeya ndakumva nta nkuru ndende nkeneye si nkuba hano bizi ndabizi kandi twubahane reka nkubwire rero iyi bag yanjye rero urimo urumbaza atugane kagira inkuru iyi bag rero urumbaza sibyo mfite sheri wanjye urabona natinya kubikubwira ariko no kwisumvumbura afite ino bag nje n'igihama mvuye kuvoma mpita mfatisha imbabura mpita mfashyiraho amakara ku mbabura njya gufatisha ahandi hepfo kugira ngo imyotsi itinjira mu nzu noneho ndangije nibagirwa no kuyibika ntabwo nzi kuri buyimbonane ariko iyi bag nayiguriye sheri wanjye reka mbaze ngo ese ntabwo wibuka ko turi kosatira iminsi mikuru ya Noheli umunsi mukuru wa Noheli habanza Noheli akazi karantwaye habanza Noheli hakurikiraho bonane ejo bundi rero umusibo ejo ni Noheli ndabyibutse ko ni Noheli none njye aka bag rero nakaguze nk'impano nzaje nakureba ubwanwa amaze ariko numvishije kanaremeye harimo n'utundi oya reka nde sharika ture yesu we iki gitenge se nicyo wamuguriye reka kirebe neza zamura reka yewe data we uzi koko ko ibi bintu ari byo noneho iyi bag yanjye rero nukuri umaze kumenya ubwenge ariko rwose umbabarire reka nkubwire rwose Morodekayi ntabwo ari ukugusuzugura urabona uri mukuru nubwo ndi nyokobuja ntabwo nari nkwiriye kugutota amagambo abakozi tugomba kububaha ariko mu by'ukuri urumva ko uzi ko unyibukije we binteye gutekereza kabiri ko dore bag mbanyubuki mana bag we umva ndayagusubiza rwose iyi bag nari narayishatse kuva kera mana yanjye we ndumwebwe ndikumva mwana n'induru nyabari we Kado karame gutema mwafashe inzu mukayiterura wese uri mu biki kandi umva sheri mana ya ndebe subundi ko watinze kubyuka kuja ibisabyo bikuye he iyi bag nari narayishatse kuva kera ndayibura reka nkubwire wari warayitaye he nagiye mu isoko ahantu hose ndayibura ariko mbonye
Morodekari arayihingukanye ibyo ni byo bintu byafashe mugafata mugaterura induru nta nubwo nitaye ukuntu yatinze ku mugezi iyi bage umva buretse gato ntabwo nshaka ibintu nge murabizi uno munsi nifitiye ikiruhuko ntabwo nshaka ko mukomeza mu ngo yayiguriye ngo sheri we ngo iminsi ngo by'iminsi mikuru numva ibintu we wabishyushye ni ibiki umva ni ibiki ko mutansobanurira ndikumva ngo iminsi mikuru ni ibiki byo ngibyo muri iminsi mikuru birashyushye ibiki ariko uzi ko nta makuru ufite mabuja nta makuru ufite ariko boss kamubwiza ko se ubundi mwabaye mwicaye umva ujya ntabwo nge nshaka ibintu by'urusaku bikomeza bisakuza hano muri ndagira ngo munsobanure reba murabizi ko uno munsi n'umunsi w'ikiruhuko murafata mwembi babiri cyangwa sha mwembi kuko hari ibintu musigaye Kadogo namutumye kuvama mu gitondo none se kumutima bihuriye n'ibyo bintu by'urusaku ndi kumva mu by'ukuri nge nari kumubaza ahantu hari ariko do mbonye iyi bagi mbanye ubuki ndamubabariye burundu nayigore basabuza amafaranga nanjye ku munsi mukuru ntabwo yabura amafaranga zaba meze neza ariko wayiguza mpese ubu iyi ngiyi nayiguze amafaranga 35,000 byanjye ibage se niyande muri mwebwe ndumva imwe ngo ni runaka undi oya yime mbe nyifashe ni yawe se ni akadogo ni akadogo nyine nayikunze wayikunda tuyamusubiza ako sheri tuyamusubiza ibiki mumusubiza tumusubize mu bintu izo ufite hano mu nzu ntabwo ari bag sheri ni ukuri nyine urabizi abagore dukunda utuntu twiza ako se utuntu twiza twaburitse sinaburise sheri wawe uzamushakire sheri wawe uzamushakire reka nkuhe kano abari kumuhasha iyi mpano uzi ko yamvunye babarira kandi sha ibintu muye kado bayo ibiki musigaye mubamo ibiki musigaye mubamo kado ndakwirukana wowe mbabara umbwiza ukuri iyi baga ya nacitse ururondogoro kubera iyi baga niwe yayiguriye umva usigaye ugura amadamu amabage usigaye ugura amadamu amabage ngo niya sheriwe none se kariya sheri uyifite ute nicyo kibazo nkubaza ndayibonye numva acitse ururondogoro namize amababa sheriwe kandi urabizi bose mpakira ibintu byawe bose amabage sa yawe fata hano soke ndakwinginze fata hano amabage yawe ugenda ute usohoke ugende sinongeye nawe gusubiramo uranyumva neza ninjye mugabo niwe mugabo ninjye mugabo yongera kumva irindi jambo rimwe akira bage yawe noneho baba uretse gato nsanzwe nkumva ariko iyo bigeze ku mugore urabizi nyumva akira bage akira bage yawe nayifashe nabyo ngaho ihangane arya ngo wakora yari ari gucana imbago okay ushaka ko agenda ushaka ko atagenda abari njye usohoka mu rugo rwanjye se ushaka reka ngusobanurire unsobanurire ibiki ngiye nsanze muri ngo ngaho wabyinnye wigeze umbyinira n'umunsi n'umwe reka nkubyinire urabyinira ute kadogo kare ongera umubyinire oya ntabwo namubyiniye iki kadogo ahubwo kado urabona ibintu bibaye kandi kado ngaho noneho ni ukuri iyi bagi izatorizanye ibintu byinshi umutwe mu gitondo ako sheri wibirakarira muri kamubwira ni ibiki ngaho nsobanura neza ugize bwa mukanya ako sheri reka mubwire ntabwo twaganira imbere oya ndakubwira sobanura neza none ngaho sobanura ibyo ndabizi none ibyo bigiye kujya bituma umenyera umugore wanjye byagenze bite sobanura vuba kandi urangize vuba nta ruhare yabigizemo ni njyewe washamadikiye munsobanurire noneho rero ibyo mwashamadukiye ndiganga ibirori ibyo byo ni ibiki kandi icyo kintu harimo n'igitenge bivuze ko izo naguze se nimbi ni nziza ariko reka mbasobanurire murangize vuba ibintu hagati yanyu kandi urangize uhita ufata inzira utaha ndabyemera cyo nakubwira ngabwira vuba wifata reka maze ngubwire dusobanura vuba reka akantu kamwe ndiye mubwira agaki ihangara ko irakara nkondaga bose wanjye kubizi ko kubaha ni ibiki inkweto sinsanagura neza ndabizi urazihanagura cyane buriya rero kora kuno none wumva urahita nanjye ngo niyo mpamvu yo kukwitaho kandi wada ko ndarumena
bihuriye n'ibyo kandi ugira umuntu cyane imbabura ngewe ndabisobanura boss kuri ibintu byatangiye nibyo nibiki ubundi se ahantu nganira nawe urahazi kadogo nge kandi ugira umuntu umva mbongera mwako mwanyumvishije ko bagiye gutuma umutwe urya we kuri kwimana reka nkubwire nawe byakubaho irambage ni nziza kandi no kuri kwimana reka nkubwire ako sheri waduteguriye ibintu by'umunsi mukuru iminsi mikuru n'ibiki byo ngibyo ibyo by'iminsi mikuru iminsi mikuru umva uranjyana muri salo sheri utugurire kamushikake yego sheri nukuri uravugize sheri ndahita nkubwira n'akantu keza nshangiye muranze ibi ni byo politiki yo gushyira mu mugore wanjye ariko boss reka nkubwize ukuri ibiki mbwiza ukuri urabizi neza nubwo uri umudive utajya ukunda kwizihiza ibintu bya noheli ariko mu by'ukuri noheli maze tuzajya no mu gitaramo cyegerezo wubatse n'ikibuga n'ibintu by'ibirugu ibyo ni ibiki se njye numva n'ibishagara hagati hano mu rugo rwanjye Yesu azavuka kuri noheli Yesu yaravutse byaranarangiye nyine ariko boss wanjye ndakubaha urabizi mumbabarire aragira wongera kunkoraho ndabakubita na mwembe nicyo kibazo murange mumbwiye vuba ibintu byo mushaka ibiki ubundi ngereka nkwibwire ibiki ngereka nibwirire boss akarukamwe sibyo buriya ngewe ibintu mabuja yakubwiye ni ibiki nyine bize ngo ngiye kuvuga ibintu bidafite umutwe n'ikibuga data nta mwugi kandi mwebwe yahumura umva rata boss ngewe ibintu mabuja avuga ngo z'inyama se ntabwo ngeze inyama reka boss reka nkubaza akantu kamwe mufite ikibazo mu bwonko musigare mubiganira ngenda mubwire ibyo mumbwira vuba urongera kunkora urambona mubwire vuba ibyo mumbwira se muve mu nzira vuba n'igenda ikintu dushaka ni ibiki mushaka mwebwe nshaka inyama nshaka ibirungu nshaka igitenge n'inkweto nkajya no muri salo washingije se hoye iminsi mukuru erego Yesu iyo yavutse natwe tugomba gusa neza okay ngiye Yesu rero yaravutse yagiye no muri inyama twirire kuri nta bindi birenze ariko nta kibazo gutunganya reka ngende naza kuguha igisubizo natugurira inyama kuri twirire natugurira inyama twirire nukuri hangana byikuba natugurira inyama kuri twirire n'ubundi sawa ntacyo tugurire twirire mushaka inyama nukuri dushaka inyama ngaho ni mwakira ariko ariko sinongeye kumva munsi vugane na sheri mabusha umva kubwira rwose ambwira iki se no ihangane rwose n'amafaranga rwose tuyagabane ntabwo wayajyana gutyo gusa ngabane nawe amafaranga yego da mbese amafaranga turayafatanyije ngo yajyana ngo uko tuyakoresha rero reka nkubwire rero harya amavuta aracyahari aya da amavuta asigaye nk'umuroboyi tugiye kupanga ikintu tuzarya ku munsi mukuru aha nijye ngukondera ibiro 4 by'inyama sibizaduhaza urabizi ongeraho ikiro ibiro 5 noneho akira genda ugura ibiro 4 by'inyama hoya 5 by'inyama ugure akane k'amavuta nyumva neza ndakumva nyumva neza dore ko amatwi yawe wagira ngo nta n'uwo ndikumva nyumva dore ngusigaye ngutuma ibintu ukazana ibyo ibiro 5 by'inyama ndakumva uzane akane k'amavuta nshaka kubatekera umva kubagaburira neza urabona sheri ntako batangiza urumva akane k'amavuta uzane na spaghetti ndabyumva uzane ibirungu buri kintu cyose gikenewe ndabyumva nshaka ko muzarya umunsi mukuru kubera rero ngiye iyo ndi kuzikaranga nkubitamo ibitunguru poivro abaturanyi ku buryo ndakwizeye kugira amahane ariko buriya umutima mubi noneho mu kugaruka uze gutega moto kugira ngo utaza kunanirirwa mu nzira nta kibazo sawa kandi imana ikurinde urakoze cyane dore ukunda kurangara ngiye kubita ipfu byibwiriza kurira ndaje sawa